kuri uyu munsi cyumweru cya gatanu cy'ibyumweru by'igisibo twazindukiye Murambi hagiye kubera umuhango wo guha umugisha ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya no kuyimika mu nyubako yahubatswe. Ni imihango iri bubere hano mu busitani bwa Centrale ya Murambi, tukaba tubashishikariza kuyikurikirana imihango yose uko iri bugende kugeza ku mwisho. Kuragije isengesho buri wese akweretse, buri wese akunyujijeho, nawe udituri ugeze ku mwana we Yezu Kristu, maze kandi n'abazaza gusengera aha ngaha bose ibyo bazagusaba mubyeyi n'ibyo bazakura. Igihe umwanya ukomeye twese dutegereje, umwanya wo kugisha Bikira Mariya y'amazu Centrale umuhango ugiye kuyoborwa na Padiri Mukuru. Mbere y'uko uwo muhango bawutangira bamaze kwishyura gahunda yo gukurikirana kugira ngo haza kuyoborwa hano. Namara gushusho ya Bikira Mariya imigisha, hari abashinzwe kugenda bahetse, turasohokera muri uwo muryango, harabanza abahereza, hakurikireho abatwaye ishusho, abakristo dukurikireho turirimba, tukomeza tujya aho twateguriye tuzajya tumusaza. Turabikora mu mutuzo kandi tubikunze. Padiri Mukuru Umunyarwanda. Yezu Kristo akuzwe, Yezu Kristo akuzwe. Twongeye kwifuriza umunsi mwiza, umunsi w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tugira dushyira twegereza icyumweru gitagatifu cy'ububabare bwa Nyagasani tuzakora ku cyumweru. Uyu munsi rero nk'uko twabibabwiye nyine, hari umuhango wo kwimika ishusho ya Bikira Mariya ahantu muri Centrale yacu ya Murambi. Ni mu rwego rwo gushimira Imana mu byiza byose yatugiriye, cyane cyane mu kwiyubakira paruwasi. Inama y'Ikenurabushyo ya paruwasi yacu yateranye, iza gusanga igikorwa tumaze ku minsi twakoze cyo kwiyubakira kiliziya ntabwo twakoze ubwacu gusa. Twaje gusanga mu bikorwa byose byakozwe, mu mirimo yose itaryoshye yakozwe, niyo mpamvu inama ya paruwasi yashatse kwitura mu gihe Bikira Mariya. Icyambere twamutuye ku rwego rwa paruwasi kuri paruwasi, twamutuye iriya nzu y'ubucuruzi biyubakiye ijyanye n'iruhande rwa kiliziya, bizadufasha kwishyura ya nguzanyo bayise Marie Merci. Mariya dushimira Imana n'umutima wacu wose, yaduhaye umubyeyi Bikira Mariya, yaduhaye ibyiza byose, ikaduha uyu mubyeyi wajya duherekeza, nimumfashe twaze dushimira Imana. Umubyeyi Bikira Mariya wemeye kutubera umubyeyi, wemeye kuduherekeza muri gahunda zose, wemeye kudusabira aho turi hose, kugira ngo ibikorwa byacu byo kubaka kiliziya, byo kwiyubakira Centrale na kiliziya yacu baje kurangira, nimumfashe tubere umubyeyi. Turashimira n'abakristo bose, by'umwihariko abakristo ba hano ku Murambi, nimumfashe dushimire ubukristo biyemeje kudufasha kubona iyi shusho kugira ngo tubashe kwiyubika aha ngaha muri paruwasi. Umuntu wese rero ufite icyo
icyo ushima Imana ufite ikintu tuba ntitwisaba ubyuka ku mubyeyi Bikira Mariya Yesu Kristo yamuduhaye ngo tube umubyeyi natwe tubere abana yamuduhaye ubwo yari ku musaraba nabwo niyo mpamvu natwe tuje kumurika muri iki gihe tuzirikana by'umwihariko ku musaraba wa Yesu Kristo ngo tubere umubyeyi maze ngo ntihazagira umuntu ugira ikibazo ntihazagira umuntu ugira ikintu yihererana icyo uzaba ufite cyangwa igikomeye cyangwa icyoroshye cyangwa icyo gushimira cyangwa icyo gusaba cyangwa icyo kwiragiza Imana ubyuka ku mubyeyi ko twaramuhawe tuzaba turi nk'imfubyi kandi dufite umubyeyi bifuje n'umunsi mwiza uyu munsi utubere umunsi w'ibyishimo umunsi wo kuza kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya mumfashe tunashimire abakristo bose bitanze kugira ngo tubashe kubona iriya ngoro tugiye kumurikamo maze tujye tuhamusanga kandi tumusaba tubereka ibyo dufite byose mumfashe ndabafashe maze rero tugiye gutanga isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi n'isengesho ryo kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya n'isengesho ryo kumushimira n'isengesho ryo kumwereka ibyacu byose uyu munsi yongeye atubere umubyeyi tubere abana adushyire mu gishoro cye gitagatifu dukomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bivuga ku ijuru uwiteka ryose mwana nawe mutagatifu yawe mwiza tugiye kugushimira ibyiza byose ukomeza kutugirira tugushimiye ibyiza wagiye paruwasi yacu na santarari yacu gushimiye by'umwihariko umubyeyi wawe waduhaye natwe tubere umubyeyi uyu munsi kugaragariza ko yiyemeje gukomeza kubibuka yiyemeje gukomeza kubana nawe no kugendana nawe kandi twizeye ko isengesho ryacu azajya kugezaho maze ibyo dukora byose bikomeze kuduhesha icyubahiro no kutwegereza ubwiza bwawe umubyeyi mwiza umubyeyi w'Imana wa Kiliziya natwe nk'abana bawe bakuragije ubuzima bwacu n'imiryango yacu kuragije Kiliziya yacu binubane natwe kandi ukomeze kuduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi maze ibyo dukora byose bitwegereza ubwiza bwa Nyagasani twese dukomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo biva mu ijuru dusabe Mana mubyeyi wacu Kiliziya yawe ikiri mu ngendo hano ku isi wayihaye Bikira Mariya ngo ibe ikimenyetso cy'amizero adafuka yikuzo bitegereje uyu mugaragu wawe ufite icyubahiro iyi shusho umukristo wese uzaba yegereye iyi shusho kandi afite isengesho anyuze ku mubyeyi Bikira Mariya ujye umuha kurebana icyizere afitiye umubyeyi kuko uyu mubyeyi abera imbaga yose y'abayoboke bawe urugero ruhebuje rw'ubutungane iyi shusho ihabwe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu twitete twifite
mwiza mubyeyi wacu Yesu Kristo yashatse gutura muri twe igihe aje munsi tumusabe ngo ahe iyi nzu umugisha ature muri twe aduhe urukundo rwe asangiye natwe ibidushimisha n'ibitubabaza natwe ariko twemere kuyoborwa nawe iyi nzu ayituzemo amahoro ye ndetse asakare no ku baturanyi bacu badusubiza ngo gumana natwe nyagasani umwana w'Imana nyagasani umutegetsi w'ijuru n'isi yigize umuntu atura muri twe abana natwe tumushimire kandi tumusabe nyagasani watagatifuje inzu watuyemo i Nazareti hamwe na Bikira Mariya na Yosefu kumana natwe muri iyi nzu yacu uyu mubyeyi wacu agiye kuruhukiramo nyagasani ushaka ko abakwizera bashingira inzu yabo ku rutare rutayega abatuye iyi paruwasi yacu iyi santrali yacu bahe gushinga imizi mu kwemera n'imibereho yabo ku ijambo ryawe no kuyobokana umutima utunganye turabigusabye nyagasani wakiriwe n'inshuti zawe mu nzu zabo
abatagira aho baba kubona ababacumbikira turabigusabye. Gumana natwe Nyagasani. Nyagasani, iyi nzu igiye gutura mu mubyeyi wacu itubere igicumbi cyo kwakira impuhwe n'imigisha y'Imana, maze ubuzima bwacu bukomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru, kandi amasengesho yose tuzavuga tunyuze ku mubyeyi Bikira Mariya uzayakire kandi uyaduheremo umugisha turabigusabye. Gumana natwe Nyagasani. Dusabe. Uragasinyizwa Nyagasani, Imana y'ijuru n'isi, wemeye ko umwana wawe atura muri twe, umva n'impuhwe amasengesho yacu, maze uhe umugisha iyi nzu, uhe umugisha imibereho yacu, uhe umugisha abazaza kuvugira isengesho aha ngaha bose, amahoro n'ibyishimo bya roho wawe bihorane nabo iminsi yose y'ubuzima bwabo, kandi icyo tuzasaba cyose tunyuze ku mubyeyi Bikira Mariya tuzakironke ku bw'impuhwe zawe, tubigusabye ku bwa Yesu Kristu umwami wacu. Amen. Hakurikiyeho rero umuhango wo kwimika ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya muri uru rugo. Tugiye gufatanya padiri turi hano, mukuru wa santarari, bahetse umubyeyi n'abandi bahagarariye inzego, tugiye gufatanya hanyuma twimike iriya shusho, tuze gukomeza n'isengesho ryo kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya. Mubyeyi utuye
uduhoza ku mutima. aka kanya tugiye guceceka akanya gatoya, buri wese afite icyo ashaka kwibwira umubyeyi Bikira Mariya, icyo ashaka kumushima no kumuragiza. Duceceke akanya gatoya rero kugira ngo isengesho ryacu rinyuze ku mubyeyi nawe aze kuriza kutugereza ku mwana we Yesu Kristo. Mubyeyi Bikira Mariya, twongeye kugushimira kuba waremeye kubana natwe ubwo Yesu Kristo yakuduhaga ku musaraba. Tugushimiye kandi ko wemeye kuza kongera guturana natwe hano muri santrali yacu. Kuragije isengesho buri wese akweretse, buri wese akunyujijeho, nawe uduturiye ugeze ku mwana we Yesu Kristo, maze kandi n'abazaza gusengera aha ngaha bose ibyo bazagusaba mubyeyi n'ibyo bazakuragiza uzadutumike bigeze ku mwana wawe, kandi natwe dushyire mu gishura cyawe gitagatifu, ubuzima bwacu bwose bukomeze kurushaho kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, twongere twiragize ibisingizo bya Bikira Mariya. Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo utubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo twumve, Kristo twiteho, Mana Data nyir'ijuru utubabarire, Mana Mwana wakijije abantu, utubabarire, Mana Roho Mutagatifu, utubabarire, Utatu Mutagatifu Imana imwe, utubabarire, Mariya Mutagatifu, udusabire, Mariya nyina wa Jambo, udusabire, Mubyeyi Mutagatifu w'Imana, udusabire, Mubyeyi wa Yesu Kristo, udusabire, Mubyeyi w'Umuremyi, udusabire, Mubyeyi w'Umukiza, udusabire, Mubyeyi wa Kiliziya, udusabire, Mubyeyi dukesha ingabire z'Imana, udusabire, Mubyeyi utagira inenge, udusabire, Mubyeyi uharana ubumanzi, udusabire, Mubyeyi wagumije kuba isugi, udusabire, Mubyeyi utigeze uhinyuka, udusabire, Mubyeyi ukwiye gukundwa, Mubyeyi utangaza, Mubyeyi ugira inama nziza, Umubikira wahebuje ababikira bose, Umubikira witonda cyane, Umubikira ukwiye kubahwa, Umubikira ukwiye gusingizwa, Umubikira ufite ububasha, Umubikira ugira ibambe, Umubikira udahemuka, werebero ry'ubutungane, wowe utubwiriza ibinyura Imana, wowe utuma twishima, wowe ya Roho Mutagatifu, wewe ngo dukwiye kubahwa, wewe uje ubusabanyiramana, wewe aburwa kataraboneka, umunara wa Dawudi, wewe wisesuyeho ubuziranenge, wowe utatse urukundo, ishingiro bw'isezerano ry'Imana, umeze nk'irembo ry'ijuru, inyenyeri yo mu rukerera, imizero y'abarwayi, ubuhungiro bw'abanyabyaha, wowe umara intimba abayifite, wowe utabara abakristu, mwamikazi w'abamarayika, mwamikazi w'abasokuruza, mwamikazi w'abahanuzi, mwamikazi w'intumwa, mwamikazi w'abahuwe Imana, mwamikazi w'abemeye Imana, mwamikazi w'ababikira, mwamikazi w'abatagatifu bose, mwamikazi utasamanywe icyaha cy'inkomoko, mwamikazi wajyanywe mu ijuru, mwamikazi waduhaye rozari ntagatifu, mwamikazi w'Afurika, mwamikazi w'amahoro, ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu, ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu, utwiteho Nyagasani, ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu, tubabarire, Mubyeyi mutagatifu w'Imana urajya udusabira. Yesu Kristo yadusezeranije, Dusabe Nyagasani Imana yacu, turagusaba twabawe uduhe guhana ubuzima bw'umutima n'ubw'umubiri, maze kubw'amasengesho ya Mariya Mutagatifu mubikira iteka tubone gukira agahinda kariho kuri ubu no kuzishima iteka mu ijuru, kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
nimufashe dushimire Imana iduhaye umubyeyi Bikira Mariya n'ahantu heza ngo tujye tuhasengera. Nshimiye nanone umubyeyi Bikira Mariya wemeye kubana natwe kugira ngo twese tujye tuza tumusanga. Isengesho uzavuga urikuye ku mutima ukanyuza ku mubyeyi Bikira Mariya azaryakira kandi ariherekeze agize ku mwana we Yesu Kristu, uhabwe ibyo wasabye ndetse n'Imana ikurengerezeho. Nimumfashe dushimire umubyeyi Bikira Mariya. Rero gushimira abagize uruhare bose kugira ngo yaba iyi nzu yaba ishusho cyaba iki gikorwa cyose kigerweho uyu munsi. Imana Nyagasani ibongere umugisha wayo, kugira ngo mbereke n'umufundi wadufashije kuyubaka. Uyu hano uyu mufundi yitwa Rwema, wadufashe no kubaka kiliziya yacu y'Igikondo. Twongeye gushimira rero ubuyobozi bwa santarari, aba regiyo, abamama bose badufashije, ndetse namwe mwese uyu munsi mwitabiriye isengesho. Imana Nyagasani itwongere imigisha yayo, dukomeze dutunye dutunganirwe, twiragize umubyeyi, maze koko ubuzima bwacu bukomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Dukomeje kwifuriza umunsi mwiza rero, tugiye gusaba padiri adusabire umugisha w'Imana. Aha hantu uyu mubyeyi ntazagire irungu, tujye tumusura kenshi, tujye tumugezaho ibibazo byacu n'ibyifuzo byacu n'ibyishimo byacu n'amashimo yacu. Azayatugereza ku mwana we, maze natwe tubeho mu mahoro n'ibyishimo dukesha Imana Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mujyana amahoro ya Kristu. Dushimire Imana. Umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, ubwo yitegereje ubukene bw'umuja we.
bakunzi bacu mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo aho muri hose. Kuri uyu munsi twazindukiye muri santrali ya Murambi ahamaze kubera igitambo cya misa cyasojwe n'umuhango wo guha ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya ndetse no gutaha ingoro yamwubakiwe. Kaba rero turi kumwe n'abakristo hano, uhagarariye abakristo, umwe mu bakristo ba santrali ya Murambi aratwibwira anatugaragarize ibyishimo afite kuri uyu munsi. Yezu Kristo akuzwe. Nitwa Mukanyarwaya Donata, abantu mu Kristo wa santrali ya Murambi. Mfite ibyishimo byinshi cyane, twanejejwe nyuma yo kubona igitambo cy'Ukaristiya, twanejejwe no kuba twimitse umubyeyi wacu Bikira Mariya hano iwacu Murambi muri ino ngoro twamwubakiye. Iyi ngoro twamwubakiye ni ubufatanye bw'abakristo, abarejiyo n'abandi bose bakunda umubyeyi Bikira Mariya, ndetse nta nubwo ari abakristo ba santrali Murambi gusa na Gikondo baradufashije. Hari n'umukristo kazi witanze atanga iriya shusho. Ubu rero dufite ibyishimo byinshi cyane kubera ko tubonye ahantu tuzatuza tukaganira n'umubyeyi wacu, tukamubwira ibyishimo byacu, ibyifuzo byacu, umubyeyi Bikira Mariya akabitugereza ku mwana we Yezu Kristo. Muti ni ibyishimo byinshi kuba twimitse ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya hano i Murambi. Ese kubijyanye no kwemera murumva iki gikorwa kizongerera iki abakristo banyu mu bijyanye no kwemera? Mu bijyanye no kwemera bidufitiye akamaro kanini cyane kandi ari cyo bizatwongerera. Ubundi iyo usenga cyangwa uganira n'umuntu murebana wigiramo ibyishimo kandi ukumva koko ko urimo kubwira murimo kurebana. Natwe rero igihe tuzaba twicaye hano tuvuga ishapure dutetera umubyeyi wacu, tuzajya dusa naho turi kumwe nawe, tumubwira dutega amatwi natwe tumutega amatwi. Mu kanya padiri yavuze ko iyi shusho kandi nawe bikomojeho ko iyi shusho ari impano y'umwe mu bakristo ba santrali Murambi. Ese impano nk'iyo ngiyo mubona isanzwe? Impano nk'ingi ntabwo isanzwe, ahubwo uriya mukristo kazi yamurikiwe na Roho Mutagatifu, kuko Roho Mutagatifu niwe utuyobora mu bintu byiza nk'ibi ngibi. Yabonye ko koko iyo shusho ikenewe hano i Murambi, aramuyobora noneho arayidushakira. Turabona uri umubyeyi uteze urugori, ni iki wabwira ababyeyi muri iki gihe cyane cyane nko kuri uyu munsi mwimitse ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya hano i Murambi? Ibyo nabwira abandi babyeyi nkanjye ni ukubaha umubyeyi wacu Bikira Mariya, tukamukunda kandi tukamwiyambaza iteka, noneho tukajya tumuragiza n'abana bacu nk'uko yareze umwana we Yezu Kristo, natwe abana bacu tukajya tubamuragiza akabaturerera kandi tukabaho gikristo, twizera dufite ukwizera gukomeye, tukagira n'ukwemera gukomeye kandi tukamenya kuvuga yego nk'uko Bikira Mariya yabivuze, isi yacu igacungurwa. Ubu ngubu gahunda igiye gukurikiyeho ni iyihe mu buzima busanzwe bwa santrali? Mu buzima busanzwe bwa santrali akenshi uzajya usange hano abakristo barahari benshi basenga bubaha umubyeyi Bikira Mariya bamwiyambaza. Padiri aratubwiye ati ahantu Bikira Mariya ntazabe wenyine, ntabwo azaba wenyine kuko tuzatumusanga kenshi, tumutetere, adushekeshe, aduteteshe, natwe dutete imbere y'umubyeyi. Gusoza mwagize muti iki gikorwa cyagizwemo uruhare n'abakristo, ubufatanye bw'abakristo. Ni irihe jambo kuri uyu munsi bababwira? Ijambo nababwira ni ukubashimira kandi tugakomereza aho ngaho. Aha hantu ntihazagire irungu kandi ibindi bikorwa byose bya paruwasi cyangwa bya santrali tukaba tubigiramo uruhare rukomeye kuko byose tubishozwa na Kristo. Nitwa Marushimana Augustin, nkaba ndi umuyobozi wa santrali Saint Paul i Murambi. Mwari mubajije muti mwakira mute kino gikorwa? Ni igikorwa kidushimishije, tumaze iminsi dutekereza dutegura. Uyu munsi iki kikaba kigeze kugira ngo umubyeyi abaturane bacu kuri santrali ya Murambi. Ni igikorwa muvuze uti tumaze iminsi tukitekereza tugitegereje. Ese mu rwego rw'ukwemera mwumva hari cyo bizongerera abakristo ba santrali yanyu muyobora? Yego nibyo, kuko mu myemerere tugira nk'abakristo bakiza Gatolika tuzi neza ko ahantu henshi
Bikira Mariya yagiye asura mu bihugu bitandukanye ndetse hano iwacu, yaje atubwira yuko dusenga, adusaba kwicuza, adusaba kwicisha bugufi. Mu myemerere rero iki gikorwa ni ingirakamaro muri rusange kwa Kristo twese ba Santarari hano i Murambi. Gifite akamaro kwa Kristo ba Santarari ya Murambi. Twumvise ko ari igikorwa cyagizwemo uruhare no mu bakristu wemeye gutangaho impano iriya shusho. Ese nka perezida wa Santarari ya Murambi kuri uyu munsi wamubwira iki? Uyu munsi ni ugushima, turamushima cyane. Yateze ijwi rimubwira ko agomba kugabira Santarari umubyeyi, kuko niko byagenze. Twari tumaze igihe abakristo bahangaha bakajya kuri paruwase gusengerayo, twari tumaze igihe ushatse gushengerera agashengerera, yashaka kuganira n'umubyeyi akajya mu kiliziya, naho tubafite ishusho. Ariko by'umwihariko none ubu ngubu umuntu agiye kujya abona uburyo aza kwegera umubyeyi akamubwira ibimuri ku mutima byose, ibyamusaba, ibyamuragiza, ibyamutura. Ni uburyo bwiza ubu ngubu tugiye kujya duhura n'umubyeyi bya hafi, haba ku bakristo ba hano ndetse n'abandi bahasengera mu baturanyi n'abandi. Mukanya Padiri mukuru yimika kandi atanga umugisha iyi shusho n'iyi ngoro, yavuze ko yabasabye ko uyu mubyeyi atazicwa n'irungu. Nka perezida wa Santarari ya Murambi, murumva gahunda mugiye gukora ari iyihe? Murakoze. Hano kuri Santarari nk'ahandi haba imiryango ya Action Catholique, dufite abarejiyo, dufite abanyamutima, dufite abanyampuhwe n'abandi bakristo bandi bakunda kuhagenda kenshi. Ntabwo rero uko tabenakuro iyo twateguye kugira ngo dushengere Yezu Kristo, uko bizwi neza ko tutagomba gusiga Yezu wenyine, n'ahangaha niyo gahunda tugiye gukora. Tugiye gupanga gahunda zigiye guhoraho ku buryo abo bantu navuze muri izo nzego zigiye zinyuranye muri za Action Catholique, ku buryo hazajyaho gahunda nyinshi zo guhura n'umubyeyi hano ntasigare wenyine. Umubyeyi ntasigare wenyine, turabona ari inyubako ishobora kuba yagiyeho akayabo k'amafaranga tugereranyije n'ubushobozi bwa Santarari. Ibikorwa nk'iki ngiki cyatwaye amafaranga angahe, mwayavanye hehe? Murakoze cyane, mwaje igisubizo ikibazo cyiza. Iyi nyubako tuyitekereza twari tuzi ko ari ibintu byoroshye, ariko dutangiye igikorwa twabigejeje kuri Padiri mukuru ndetse na komite akorana nayo, atubwira ko tuza tugakora devi, hanyuma bakareba niba hari icyo badufashaho. Baradufashije, turaza tuza n'abakristo, naho tubibwira abakristo baritanga ku buryo bwose bushoboka. Batanze sima, abatanze imibyizi, abatanze amafaranga ku buryo busanzwe. Ariko icyo mwari mubaje ko ihagaze yuzuye igeze nk'amafaranga angahe, iyo ugiye kureba usanga kugeza ubu ngubu biri muri miliyoni 2.5, ariko turacyafite icyifuzo. Abakristo barifuza ko nk'igihe cy'imvura, izuba, kuza kuhasengera, imvura ishobora kubanyagira cyangwa se izuba rikabavira. Turifuza yuko no mu kindi gihe kigiye kuza uko turimo dukora twakoze kino gikorwa, n'isakaro ryazaboneka nyuma ari mu byaga twikirirwa aho inyubako yiri, n'aho abakristo bazajya bicara naho bakabatwikiriye. Ubutumwa rusange usoza haba ku bakristo, ku muterankunga ndetse no ku baturage baturiye iyi Santarari. Ubutumwa natanga, ndashimira paruwase yacu, ubuyobozi bwayo bukorana na Padiri mukuru, ngashimira abakristo ba Santarari ya Murambi ubufatanye bwacu hagati nabo, kugira ngo igikorwa nk'iki ngiki bakoze Imana ikibahera umugisha. Kandi Imana dusenga, Imana yakomeje kutuba hafi kugira ngo bibe bigeze ahangaha. Umubyeyi Bikira Mariya nawe akomeze aturinde, aturagire, kugira ngo turusheho kumubera ibikoresho nk'uko atwifuza tumubera abana, nawe atubere umubyeyi. Ibikorwa bigaragara bishyirwa ku bitahwa mu gihe gito ugasanga byangiritse. Ibijyanye n'umutekano w'ahangaha byifashe bite? Umutekano w'ahangaha, hano tugira abana kuko baza kwigira amasakramentu, hari abana baza kwakinira, babana n'ababwiraga bari muri Action Catholique, hari abasaveri, hari abahereza, hari
hari n'abandi bana bandi baza bakurikiye abandi bana, ariko twashyizeho gahunda ko abasekirite ba hano ndetse n'undi muntu mukuru wese ugeze hano azajya yita kureba ku bikorwa remezo biri hano muri no santrale kugira ngo tagira ibyangirika. Turabashimiye, umunsi mwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Musengimana Innocent, uzwi ku mazina ni Rwema. Nkaba muri uyu mwanya nishimye kuba narafatanyije n'ibikorwa paruwasi na santrale ya Murambi n'ubuyobozi bwaho, nkabasha kuzamura ino nyubako, ino ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya ikagera ku musozo. Ku mutima ndishimye, ni gake abantu benshi utangira ibikorwa bikananirana, handi bikatunanira tukirukana, ariko hano ndanezerewe kuba bigeze ku musozo. Uyu munsi Padiri Mukuru akabaje kuhaha umugisha, ni bineza neza kuri ngewe n'umugisha muri paruwasi ya Gikondo. Si rimwe si kabiri wenda mu bikorwa byawe, mu mirimo ya buri munsi usoza igikorwa nk'inyubako zinyuranye, ese ni kenshi ugereranije ku ijana bikorwa umaze gusoza bihabwa umugisha nk'uyu nguyu ni bingahe? Murakoze cyane. Ibikorwa maze gusoza ni byinshi cyane, ariko by'umwihariko muri paruwasi ya Gikondo ubushize umwaka washize ubwo nasozaga inyubako ya etaje iherereye hara kuri paruwasi ku muhanda, nabwo byari iby'agaciro ubwo bazaga kuyiha umugisha, nabwo natahanye ibineza neza. Ibi ni agaciro nkomeza kubona muri paruwasi ya Gikondo no muri santrale no mu bakirisitu baho, nshobozwa n'abakirisitu tugishyira hamwe, ubuyobozi bwa paruwasi n'abapadiri bakomeje kunyizera n'abakirisitu. Nkashimira cyane gukomeza kunyizera kugira ngo ngere kwibi bikorwa byabo nkabigeza no ku musozo. Ni ibintu bikomeye cyane. Ibyifuzo ni uko nakomeza kuba hafi na paruwasi n'abakirisitu n'ubuyobozi bwayo, Imana ikazajya imfasha nkakomeza gutangira ibikorwa byayo nkabisoza neza. Murakoze cyane. Ese umuhango nk'uyu nguyu wo guha umugisha igikorwa nk'inyubako wujuje, wumva hari icyo byongeraho ku buhanga bwawe, ku bikorwa wakoze? Yego, ni byiza cyane. Icyo byongeraho iyo wuzuza ibintu nk'ibi aba ari CV umuntu yandika, n'indi CV mba niyongeyeho no ku mwuga wanjye, bigaragara ko ndimo ngenda nkukora kinyamwuga. Ni byiza cyane iyo ubona utangira ibintu bakakwizera nkabirangiza nta kibazo kibayemo, nta giranye ibibazo n'abakirisitu cyangwa n'abavandimwe n'abapadiri n'abayobozi ba paruwasi cyangwa ba santrali. Ni iby'agaciro kuri ngewe ko ubu bikomeza kunzamurira CV yanjye kugira ngo nkomeze ngirirwe icyizere. Murakoze. Twifurije amahirwe. Murakoze cyane. Nkuko twatangiye tubivuga, umuhango wo guha umugisha ingoro yimitswemo ishusho y'ababyeyi Bikira Mariya hano i Murambi urasoje. Tukaba twari kumwe na Padiri Mukuru, Padiri Nsabimana Jean Pierre ndetse na Padiri Patrick baduturiye igitambo cya misa. Muri santrale ya Murambi rero kuri uyu munsi ni ibyishimo, byari ibyishimo by'indengakamere, kuko iki gikorwa ni igikorwa bari baratangiye bifuza kuva kera. Ni igikorwa kandi bagizemo umuterankunga bahaye ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya, akaba ari impano idasanzwe kuboneka henshi. Tukaba rero tubashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu n'imihango nk'ingiyi. Ikindi kandi dukomeza gushimira ubufatanye bugaragara hagati y'abakirisitu, kuko iki gikorwa ari igikorwa cyagaragaje ubwitange ku mpande zombi. Santrale ya Murambi rero ku batayizi ni imwe ni santrale imwe rukumbi ya paruwasi Gikondo, ikaba iherereye mu gace ka Nyanza cya Kicukiro. Niho haberaga imihango y'uyu munsi. Tukaba rero tubashimiye mwese bakurikiranye ibiganiro by'uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana, tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe
kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.